namusi yego ndimo kumushyira mu gahanga ndakumva nabikoze ararutse muga muga ararutse ari kuruka n'umugore mwana wanjye ndimo ndabibona ndimo ndabireba yarabi mwana wanjye wo mu Mutara wamhemukiye mwana wanjye muga urakoze cyane nago wamumbariza icyo yabikoreye ntakubwira ntubyiyumviye ngo umugore wo mu Mutara ubu se ntabyo yamuzanye ahubwo akaba yabinyinjirije mu nzu bikasigara Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Hayi kazira bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe murabizi ko dufite umurwayi muri iyi minsi urwaye ameze n'abarembye kugira ngo murimo murabibona ariko nyine tuba duhari kugira ngo dufashanye twese kugira ngo tubashe gutabara ubuzima bw'umuntu buri ubuzima burahenda niyo mpamvu rero iteka tugomba kugerageza buri gihe kugira ngo tubashe gufasha umuntu mu buryo bwari bwo bwose kugira ngo abashe kugira ubuzima kuko iyo umuntu ari muzima bura nicyo kintu cya mbere kurusha uko umuntu yaba arwaye turi kumwe na Papa Teta murabizi ko arwaye arembye ariko haje kuboneka uburyo bwo kugira ngo avurwe abe yakira rero habonetse umuganga twarakubitinze ibifunsi turashakisha mu nshuti n'abavandimwe bagira icyo bakora kugira ngo uyu mubyeyi avurwe abashe kwitabwaho abashe kuba muzima kugira ngo n'indi bibazo bihari bindi bizakurikiranwe ariko byibuze ari muzima rero uyu munsi nabonye hari umuganga twavuganye ambwira ibisabwa ibyo ngomba gushakisha kugira ngo abashe kuba yamuvura nta kindi uretse hari imiti yantumye ngomba kuza nitwaje ntago nzi ko ndibikoresha n'uza kuza kubimbwira uburyo nza kuyikoreshamo hanyuma akaza kumufasha kuri telefone kubera ko atabashije kugira inama kuko atuye kure yavuze ko aza kumufasha kuri telefone akaza koroherwa mu Mateta gira icyo uvuga ku murwayi wawe ntago nkubaza byinshi kuko nyine tugiye kuvuza umuntu kugira ngo abashe gukira gira icyo uvuga rero kuri uyu munsi kuba Papa agiye kuvurwa Keza murakoze kandi nkomeza gushimira abakunzi ba Keza TV show bakunda kudukurikira amanywa n'ijoro umunsi ku wundi ibitekerezo haba mu nkunga z'ibitekerezo ndetse n'izo mu bikorwa rwose abakunzi ba Keza TV show dukomeje kubashimira rero Keza ku bijyanye na Papa Teta nyine urabibona nawe nyine yararembye nk'uko byiboneye kandi ngushimira ko wakomeje gushakisha uwo muganga kugira ngo turebe ko yabona iby'iyo miti byo kugira ngo anywe ndagushimiye rwose ko wabashije kuyizana ubwo uramuhamagara nyine tumuhe turebe nuko nguko nyine kuva ko akundi nyine aracyameze gutya mbese muri make nta kirahinduka nyine nk'uko bireba nanjye ntabwo ndavanga kubiganira nyuma yorohewe cyangwa hari icyo cyagaragaye ibindi byo turabiganira nyuma reka amamagare muganga twumve amufashe kare birangire natwe tubone yongeye kuvuga byibura buri ibindi bibazo byo byakemurwa nyuma ariko umuntu yakize
dore nuko nguko mbese kuva wa munsi arara atya yirwa atya Munda. ngiye no guhindura imyenda dore nuko nguko sinyikuramo sinzi ikintu kiri mu nda gituma sinakuvuga ko ari ikintu kiba kirimo kiri kuvuga nk'intuze umuntu aba yumva ari uruntu rugonga ruri mu nda sinzi urwo ari rwo nimero kitacamo se kandi twavuganye mubwira ko nje iri gucamo sisiye mwirananiye rega kanongere nyicishemo nombe dufite abari ni ukuri kuko ni inshuro nyinshi muraye ijoro ngenda kubwira ngo iminsi murara ijoro ari ukoga sinyoga guhindura imyenda imva humura bagiye kukuvura bakira buriya Imana iteza ibibazo bizi nuko izabikemura uretse ko atari n'Imana iteza ibibazo buriya ikibi kikugeraho hari n'icyiza kizaza mwana wanjye mwiriwe neza ngiye muraho mwana wa muga ninjye twavuganye kare nkubwira ko ngiye kureba umurwayi umbwira ko uza kumfasha nimpagera wahageze none se mwawakana we nahageze turi kumwe ubwo nagira ngo rero udufashe kuko amerewe nabi cyane yego ngagira vuba rero gira vuba uwo mwana muvure gira vuba gira vuba ibyo nagutumye wabizanye nabizanye ya miti yose wambwiye nabizanye byose ndabifite iyi turi kumwe ndi kukumva nyine hangane bari kukuvura ndi kubivuguta nasoje kuvuguta ikirahure cy'inyuma nabivuguse muga nabisoje yego ndimo kumushyira mu gahanga ndakumva nabikoze bikemo kabiri bimwe ubishyire mu kuboko kw'iburyo ibindi bishyire mu kuboko kw'ibumoso mwana wanjye siko turagwa amaguru arabifite nabimuhaye mu yego wabisoje wakana yego arabifite nabimuhaye mupfumbatije nyine mupfumbatije vuba wabisoje iyi arabipfumbaze yego nabifatanyije ushyire mu kirahure cyangwa igikombe ushyiremo amazi ubishyiremo ubikarage inshuro eshatu reka nsukemo amazi gira vuba kana
ego wabisoje nasutsemo amazi bikaraga inshuro eshatu ebyiri eshatu nabikoze muhamwe rero muhamwe ubundi wita umuteri museje yego shyira mikoro hasi buretse gato tumwegure buretse ihangane gato tumwegure yari aryamye yego reka muhe unywa zana ku kaboko namuhaye yanyweye ikibi gikurweho ni icyiza ikibi gikurweho ni icyiza ikibi gikurweho ni icyiza ararutse muga mufate neza muga ararutse ari kuruka ari kuruka we twabibonye we aritse ibintu byinshi cyane yego umwana wanjye muga ndabona yorohewe wabibonye ibitangaza by'abakurusha twabibonye rwose urakoze cyane rwose ameze neza yego rero karakagore ko yarutsemo ibintu birenduka byinshi by'umukara umugore n'amaraso umuga waturebeye umuntu waba wamuhumanyije gutya ninde ndimo ndabona hari akagore babanaga mwana wanjye akagore babanaga iyo ngiyo za mutara niba ari za mutara niba ari za matara mwana wanjye ngo mu mutara umugore we ni umugore mwana wanjye ndimo ndabibona ndimo ndabireba yarabi mwana wanjye wo mu mutara wamuhemukiye mwana wanjye mugabo urakoze none se cyane ntago wamumbariza icyo yabikoreye oya wakana wareka nkubwire ubwo ni ukubanza nkabaza nkabyiga nkabaza bakuru umwana wawe none se muga nakubona gute kugira ngo umunyereke nanjye nkamukorera ibyo yankoreye mwana wanjye niba unshaka nta kibazo n'abandi banshaka nakubwira nimero yanjye wambonaho wayivuga tukayandika yego watubwira nimero nyine yawe ku buryo uyu mupapa ngo arayishaka umva mwana wanjye umva nkubwire nta kibazo uwo mugabo upfuye nta kibazo azakugukira wakana we natumye nta kibazo azagukurikire azakubwira wakagabo we sawa murakoze cyane muga yerekana ibyo ku bandi barwaye mwana wawe ke ntakubwira ntubyiyumviye ngo umugore wo mu mutara ubu se ntabyo yamuzanye ahubwo akaba yabinyinjirije mu nzu bikasigara gira icyo uvuga ntago nari nkizi kandi nta nubwo nari nzi ko yankorera ibi ngibi wumvaga byaturutse he ko waje urwaye uri muzima kandi imbere uzana kubizi wari muzima abagore mw'abagore iyo umugore amenye ko ufite undi mugore arabikora mwese yagiye atabizi ko hari umugore ataye ndetse n'umwana none akohereje urembo none abonye ubaye indembe kugira ngo uzumfireho kugira ngo upfire aho abazavuga cyakora mana namwe mudukurikiye imana ishimwe izanzamuye n'umugabo ikintu nakora niko gusa nashimira umugore wanjye nubwo namukoreye nabi ndamushimira kuba angaruye mu buzima kabisa numvaga mu nda handya cyane none ndabashimira we na Keza shimira Keza yataha bagewe nta muhamagaye umuganga shimira Keza naho jundeka akaba anyijije mu nda gusa ikindi kintu gahunda ya hano mu rugo imeze turava hano urahaguma
haguma teta mwabyo mubyumvikane Oya, Nakubwiye ntiyahita ndakora haguma. ikintu kizima cyo kugira ngo abanze akirabe muzima oya ntiyahita hagoma ke ntiyahita hagoma mujyane mugende mubyigaho nibishaka na bitanu turamucumbikishiriza umucumbikishirije muri rogi ndaza gukorera imirimo wiyishyure ntago ndamubangamira hano mu rugo nubwo naje nkaharara ameze nabi ariko ntago mubangamira ndataha rwose naho mfite ho kuba ariko ndamuha amahoro ngende kabisa ke agende ariko icyo nzajya nkora nzajya nza kurya saa sita na nijoro ntahe nyine ufite aho kujya nyine cyangwa aho nyine kujya naho ushaka kuva hano gusa ariko nibwo nshaka kuva aha ngaha ndagenda ke agende rwose nanjye mwabonye ko iyi nzu nta hantu ndarara aho mbonye hose ku mabaraza y'ahantu ku bakire niho ndi burare hahita ejo na nyiri inzu atazaza kunyishyura ati umugabo wawe yaraje ubwo yazanye amafaranga nakwibwire ko nishyura kuri 22,500 mfite iminsi kandi dore yageze kumva akabaraga kaje munda byashize bya bintu byandyaga ndi kumva noneho ntabirimo cyakora Imana ishimwe haguruka turebe wumva akabaraga ufite wumve niba utaba wicaye wahaguruka ukaza kudandabirana wumva ari sawa nta kibazo ndumva ari sawa Mana ushimwe uhabwe icyubahiro ko rwose ukuye urupfu rw'uyu mugabo mu rugo rwanjye nagize ubwana abona gutari bube na muzima ariko kubera Imana nyine buriya ako se biriya bintu yandoze ni ibintu bimeze gutya none se ubu twe turabizi warukaga ibintu binuka birenduka birimo ibintu biri kugenda byigaragura mu kabasi ahubwo se kariya kabasi kazongera kugira icyo gakora uriya muganga tumuhamagare igihe uramushakira iki yakuvuye byarangiye yamvuye ariko nawe ndashaka kumusubiza ibyo yankoreye uriya mugore ushaka kumwitura inabi yakugiriye ntago ngo ariko ke ubu se giye ko yarankizeho icyasha ubu uyu mugabo yagwa hano ntibari kuzavuga ko ari jye wamwishe kubera ubuhemu yankoreye ubu sinaringiye kuzajya muri gereza nziramanzaganya wa mugabo ubu ntabwo naringiye guta abana banjye ngo njye mu nyururu hejuru yawe ikintu ngusabye ntago nzarara hano warara ese ko nawe wahiboneye ikintu ngiye kugusaba naho mfiteho kurya saa sita na nimugoroba ndashaka nzajya nza kurya hano saa sita na nimugoroba njye nongera njye ndara ku rubaraza rw'abakire mu gihe utari ibyo rwose igihe nabibonye ujye uza urye wongere ugende nanjye Imana nijya ibima ujye uza urye ugende njye ntabwo namera nkawe nta mutima mubi nk'uwawe mfite ujye uza duke niba duhari nusanga nta bihari ugende nusanga bihari tubigo ariko ibyo kuba hano nawe wahiboneye ko naho kurara ngiye kugusaba uze ko nsohoreza Keza umubwati natashye sisigaye waribagiwe Keza n'uwakugiriye neza umukobwa wawe ni Teta erega newe ariko na Keza da nawe yabaye umukobwa wawe ubu si utamugira ndakubwiye ngo wowe wageze mu gihe tugira ngo wanapfu byarangiye Keza yatahaba ariko no kukwita umukobwa wawe nibyo Keza yatahaba nushaka umwongere mu bana bawe kuko yatahaba uba ari ushimira niwe watabaje umuntu wese wagize uruhare kugira ngo no mubyeyi akire yoroherwe ariko noneho uko bigenze papa Teta nawe b'umugabo ubu umuntu mukuru nawe ugira uruhare ku muryango wawe urabona ko uburyo twakwitayeho ni ukuri papa Teta ariko nawe vuga uti nk'umugabo nanjye inshuro nduhije uyu muryango basi mu gihe ntacyo ndamarira nanjye reka ngira akantu gato basi mbamarira nk'umugore wanjye n'umwana wanjye ureke kubazana ibibazo gusa basubazanire n'akandi kantu keza bajya bavuga ati papa Teta yaje byibura bakwishimira nuko ibibazo dufite hari icyo utiboneye byibura shakisha kubitinza ibipfunsi nyine urebe ukuntu wiyeranja ubane neza n'umugore wawe n'umwana wawe yakwemereye kujya ukarya ibyo ni byiza ajya arye agende by'abagabo nabivuyemo ibyo byose ngiye kwicara mbitekerezeho nzabaha igisubizo reka dusoreze hano muganga arakoze cyane kudufasha muganga nawe twamushimiye tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha nakagaruka kuri Keza TV show kandi rwose share comment na subscribe shimira abantu rwose bari kudukurikira bansengeye kugira ngo uyu muntu atagwa ahangaha mwakoze kandi rwose na Keza mu munshimirire ukomeje kumba hafi mu bibazo ndimo murakoze cyane turabakunda cyane bye bye